السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ishimwe ikuzo bikuri Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare kosozereje intumwa n'abahanuzi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, nabiwe n'abasangiranye ndobe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Ibadallah, فقرقوا الله سبحانه وتعالى ما زلنا نعلق على كتابنا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري. ترشاد برامي أما صموني كم جتبو وستاني بقور مري ومتك نمبيره بجمهانوزي وطرنيجوي ألوي محمد صلى الله عليه وسلم جتبو صفي الرحمن المبارك فوري. عباد الله، bagaraguwa Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'ejo twari butangire umutwe uboneka muri iki gitabo giruti ta'dhibul muslimin, itotezwa ryakorewe abayisilamu bari babaye abayisilamu mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, bagaraguwa Allah subhanahu wa ta'ala, iri dini kuba tuza gusari salatul fajr tukaba twarayobotse inzira y'ukuri nyuma yuko hari abari bari mu buyobe, hari abo Allah subhanahu wa ta'ala yakoresheje ndetse banabivunikiye ndetse banabibariyemo. Niyo mpamvu n'abasangiranye ndobe n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aravuga ati radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala yarabishimiye nabo baramwishimira. Iri garade ndetse n'uru rwego ntabwo barubonye kubera kubyifuza, la, ahubwo barubonye kubera kubiharanira ndetse n'ibyo bahuye nabyo by'ibigeragezo bya Allah subhanahu wa ta'ala barihangana. Ikindi nuko batari bari mu byiciro bimwe, hari abari bari mu cyiciro cyo hejuru, abandi bakaba mu cyiciro kigikurikiye, abandi bakaba mu kigikurikiye. No kuvuga ngo abasangiranye ndobe n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam hamwe nuko ari bo bantu beza nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam bintoranywa ndetse bintungana imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ariko nabo ubwabo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo bangana. Ababaye abari beza kurusha abandi abasangiranye ndo babaye abayisilamu mu gihe cy'Imaka, bakiri Imaka, ntabwo banganya agaciro ndetse nta nubwo bafite ibyiza bingana n'ibyababaye abayisilamu nyuma yaho. Impamvu yabyo rero turayibona ahangaha. Qala rahimahullahu ta'ala, umwanditsi Allah subhanahu wa ta'ala Allah mugirira impuhwe aragira ati فأما تعذيبهم المسلمين فقد أتوا فيه بأنواع تقشعر لها الجلود وتفطر منها القلوب. naho kubyerekeranye n'itotezwa ryakorewe abayisilamu, ababangikanyamana babakoreye ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi bituma imibiri isesura n'imitima igashenguka. Kumva byonyine inkuru z'ibyo bakorewe abasangiranye ndobe n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam bari babaye abayisilamu bituma imibiri isesura ndetse n'imitima igashenguka. Kana Bilal ibn Rabah رضي الله عنه مملوكا لأمية ابن خلف الجمحي. بلال بن رباح إمانا ابن شمري يروم قرب وأمية ابن خلف الجمحي. وأمية ابن خلف الجمحي يرومني مبانو بكم رزقا ديماكا كجيكين إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. أمية يجاga mushira umugozi mu ijosi akamusunikira mu bana bakamugira igikinisho. Abana bakamukinisha mu mujyi w'Imaka, bakamukinisha buri wese umuteye amabuye umukubisi cyamukubita. Kubera iki? Kubera ko yavuze yuko yemeye Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ariko ibyo byose babimukoreraga avuga ijambo rimwe gusa, avuga ati ahad, Allah subhanahu wa ta'ala numwe rukumbi. Yajyaga uyu Umayya amusohokana ku manywa y'ihangu
akamutegeka kuryama mu mucanga ushyushye cyangwa ku ibuye rishyushye cyane. Abageze mu gihugu cya Arabia Saudite bazi ubushyuhe buba muri kiriya gihugu, bazi ubushyuhe buba muri kiriya gihugu. Yamusoraga ku manywa y'ihangu aho izuba ryabaga ryakaze, yarangiza akamushyira ku mucanga, akamuryamisha ku mucanga nawe ushyushye wacaniriwe n'izuba, yarangiza akamushyira ibuye mu gituza, hanyuma akamubwira ati bizakomeza gutya kugeza upfuye cyangwa se ugahakana ubutumwa bwa Muhammad, ukagaragira ibigirwamana bya Lata na Uzza. Ibi byari ibigirwamana bibiri bikomeye byasengwaga n'abantu bo mu mujyi wa Makka. Ariko we yakomeje kuvuga ati ahadun ahad, Allah subhanahu wa ta'ala numwe rukumbi. Igihe kimwe Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Abu Bakr muribuka yuko ari mwe mu babaye abayisilamu ku ikubitiro, ndetse ni nawe wabaye mu Islamu bwa mbere mu bagabo. Yamunyuzeho arimo gutotezwa, anyura kuri Bilal arimo arakorerwa ibi byose tumaze kuvuga. Yashyizweho ibuye rishyushye ndetse yaryamishijwe ku mucanga ushyushye, maze Abu Bakr as-Siddiq aramugura, amuhesha ubwigenge kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Muri kiriya gihe abantu babagaragu arabacakara babandi kugira ngo babashe kubona ubwigenge. Iyo umuntu yabaga afite ubushobozi yarazaga akabuha nyiri kumutunga, yarangiza akamuha ubushobozi bw'umutungo runaka, hanyuma akamureka akajya mu buzima busanzwe nawe akaba nk'abandi bantu, atari umucarakara cyangwa se atari umugaragu w'umuntu runaka. Uyu ni Bilal ibn Rabah, muadhin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahamagariraga abayisilamu kugana isengesho. Bilal ibn Rabah akaba ari umusangendo w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahasuna islamahu. Yakomeje kubaho nyuma yuko Abu Bakr amuguze animukana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nkuko tuzagenda tumubona muri iyi mibereho n'amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aza gutabaruka nyuma yuko intumwa y'Imana nayo yari imaze gupfaho igihe. Qala wa kana Amir ibn Fuhayra yu'adhabu hatta yafqida wa'yuhu. Amir ibn Fuhayra, umwe mu basangendo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawe yajyaga atotezwa kugeza ubwo ataye ubwenge, ntamenye ibyo avuga kubera gutotezwa no gukorerwa iyicarubozo, agatakaza ubwenge samenye ibyo avuga. Udiba Abu Fukayha nawe witwaga Aflah, wakobokaga mu bwoko bwa al-Azdi, akaba ari umugaragu wa bene Abdiddar. Nayo bajyaga bamusohora ku manywa y'ihangu mu bushyuhe bukabije, aziritse iminyururu ku birenge bye, bakamwambura imyenda, bakamuryamisha mu mucanga ushyushye, maze mu mugongo we bakahashyira ibuye rinini, bakamuryamisha mu mucanga ushyushye kuri ririya izuba riri muri kiriya gihugu bagarwa ba Allah subhanahu wa ta'ala batarahagera. Ugera hanze rikagutwika, wambaye imyenda rikagutwika, izuba ubwaryo riragutwika ukumva umubiri umeze nk'uri gushya. Ibaze noneho kugufata bakarigushyiraho, barenza bakakuryamisha ku mucanga wacaniriwe n'iryo zuba, ndetse si n'ibyo gusa bakagerekaho n'ibuye hejuru yawe. Yahamaga gutyo kugeza ataye ubwenge. Kubera gukorerwa ibyo yatakazaga ubwenge. Yakomeje gutotezwa muri ubwo buryo kugeza ubwo yahungiraga i Habasha mu bahunze bwa kabiri. Abayisilamu mbere yuko bahungira i Madina, mbere yuko bimukira i Madina bahunze ababangikanyamana, babanje guhungira ahitwaga Habasha. Bamwe mu bamenyavuga ni muri Ethiopia, ariko ubusanzwe Habasha ifata ibihugu bya Sudani, Ethiopia, Eritrea, Djibouti. Habasha yari nini. Igihe kimwe bari bamuziritse amaguru yombi n'umugozi, hanyuma bamukurura hasi, bamuta mu mucanga ushyushye, baramuniga kugeza ubwo bibwiraga ko yapfuye. Abu Bakr amunyuraho, arangije nawe aramugura, amuhesha ubwigenge kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Atanga umutungo, baramurekura, aba umuntu usanzwe, abona ubwigenge. Qala rahimahullahu ta'ala Safiyur Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala mujiri muharakomeza agira ati: wa kana Khabbab ibn al-Aratti mimman subiya fil jahiliyyati. Khabbab ibn al-Aratti, umwe mu basangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawe ari mu batotejwe nabi mu gihe cya mbere y'Ubuislamu. Yaje guhabwa ubwigenge, aguzwe na Ummu Ammar binti Suba'i al-Khuza'iyya. Khabbab yari umucuzi, ubwo yari amaze kuba umwislamu, nyirabuja yamutoteje akoresheje umuriro. Yajyaga azana icyuma gishyushye cyatuye,
icyuma gishyushye cyatuye bacaniriye kigahindura ibara akagishyira ku mugongo we kugira ngo ahakane Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ariko ibyo ntibigire icyo bimwongerera uretse kwemera Allah subhanahu wa ta'ala no kumwicishaho bugufi. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala ntago aba bagabo baba abayisilamu ngo biborohere, ahubwo kuba abayisilamu kwabo byabakururiye ibigeragezo bakorewe ku mibiri yabo, barihangana kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala bashyize mu rwego ruri hejuru, ndetse no mu rwego ruzatuma bajya mu ijuru rya Firdausi, ijuru riri hejuru yandi majuru yandi. Abangikanyamana nabo bajyaga bamutoteza bakamugubanura ijosi rye, bakamupfura umusatsi. Kenshi bajyaga bamujugunya ku makara y'umuriro, baramufataga bakamujugunya ku makara y'umuriro, hanyuma mu gituza cye bakahashyira ibuye rinini kugira ngo ateguka. Mu gituza cye bakahashyira ibuye rinini kugira ngo ateguka. Bamuryamishije ku makara ashyushye acaniriye, barangiza bakahashyira ibuye ku gituza kugira ngo ataza kweguka. Qala وكانت زنيرة أمة الرومانية. زنيرة umuja wakomokaga mu Baromani nawe yabaye umuyisilamu, yari umugore atotezwa kubera Allah subhanahu wa ta'ala kugeza ubwo abaye impumyi. Yaratotejwe bamukorera iyicarubozo mpaka arahuma, maze arababwira ati watejwe ibyago n'ibigirwamana byacu bya Lata na Uzza. Bati ibigirwamana byacu nibyo byakugize impumyi kubera ko wemeye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabasubiza ati oya, ndahiye Imana ko atari ko biri. Ibi ni ibigeragezo bya Allah subhanahu wa ta'ala yangerageresheje kubera kukwemera yari afite no kubera kugutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Arakomeza arababwira ati kandi Allah subhanahu wa ta'ala nabishaka arabinkiza. Bwakeye mu gitondo ku munsi wakurikiyeho yongeye kubona. Bwakeye ku munsi wakurikiyeho nta muntu wigeze umuvura, nta wigeze azana abavuzi b'icyo gihe ngo bamuvure, ariko uko kwemera no kwizera Allah subhanahu wa ta'ala bwakeye yongeye kubona. Maze Quraysh baravuga bati ibi ni bimwe mu burozi bwa Muhammad. Muribuka neza ko mu byo bakoreshaga kugira ngo bagaragaze kivuga butumwa ry'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari inyuma, bateranye bakavuga bati tumwite umurozi. Baravuga ati ibi ni bimwe mu burozi bwa Muhammad, ntabwo umuntu ashobora guhuma ngo narangiza yongera arebe. قال وأسلمت عبيس. عبيس نوي باي مسلم أكبر مجنوي وبين زهرة سيوجا الأسود ابن عبد ياغوث يجاga mutoteza. Uyu al-Aswad akaba yarumwe mu banzi bakomeye b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse akaba yari numwe mu bayikirensaga. قال وأسلمت جارية عمري ابن مؤمل من بني عدي. umuja wa Amri nawe Muammal wo mu bwoko bwa Adi nawe yabaye umuyisilamu. Umar ibn al-Khattab yajyaga amutoteza. Uyu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa rajulun thani fi al-Islam, niyo mugabo mwiza wabaye umugabo mwiza nyuma ya Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu muri umma, kubera ko yabaye umuyisilamu arangije abo umuyisilamu mwiza, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala mubaraya n'ibyambere. Yajyaga atoteza uyu muja kugeza ubwo icyo gihe Umar yari umubangikanyamana, kugeza ubwo yajyaga mukubita yananirwa akamureka, akamubwira ati sinkuretse uretse ko naniwe. Nawe akamusubiza ati uko niko nyagasani wawe azakugenza, uko niko nyagasani wawe azakugenza. وتذكر في من أسلمنا وعذبنا من الجواري. mu bandi bavugwa babaja babaye abayisilamu bakanatotezwa harimo An-Nahdiyya n'umukobwa we. Nyirabuja akaba yari uwo mu bwoko bwa Beni Abdiddar. واشترى أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء الجواري. أبو بكر Imana imwishimire yaguze abo baja bose abaho ubwigenge nkuko yabikoze kuri Bilal na Amir ibn Fuhayra na Abu Fukayha. Ise wa Abu Bakr radiyallahu anhu witwaga Abu Quhafa yaje no kubimugayira, yaje kugaya umuhungu we kubera kugura abo baja. Aramubwira ati ndabona ugura ugaha ubwigenge abacakara n'abanyantege nke, iyo uza guha ubwigenge abagabo b'abanyembaraga
bari kuzakurwanirira. No kuvuga ngo muri kiriya gihe nuwaguraga umuja ntabwo bikoraga kubera Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se ngaho ubwigenge umucakara ntabwo bikoraga kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Abenshi babikoraga bakareba umucakara, umugaragu ufite imbaraga, akamugura akamuha ubwigenge. Kuyo waheshaga umuntu ubwigenge yabaga abaye nk'umwana wawe, abize mirath muzi yuko abo twari kumwe twiga mirath, muzi ko twiga igendanye n'izungura, muzi ko no mu mpamvu zituma umuntu azungura undi harimo alwala'u, kuba waramuhesheje ubwigenge, rero iyo waheshaga umuntu ubwigenge yabaga ameze nk'umwe mu bana bawe, ntago washoboraga kumusaba ikintu ngo akikwime. Niyo mpamvu se Abu Quhafa se wa Abu Bakr yamugaye, aramubwira ati wowe uraho ubwigenge abantu b'abanyantege nke, nta n'ikintu kimwe ushobora kuzakumarira. Benshi nabaja uguze, abandi n'abacakara, abagaragu badafite intege, badafite ikintu bashobora kuzakumarira. Iyo uza guha ubwigenge abagabo b'abanyembaraga bari kuzakurwanirira, nuko Abu Bakr aramubwira ati ibi mbikora kubera gushaka kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maze Allah manuru imirongo ya Qur'ani aho amushimagiza ndetse akanenga abanzi be, agira ati bityo mbaburiye umuriro ugurumana, ntawe uzawinjiramo utari inkozi y'ibibi, wa wundi wahinyuye ukuri akanagutera ukuri akanagutera umugongo. Ahangaha Allah subhanahu wa ta'ala wahinyuye ukuri akanagutera umugongo yavugaga ni Umayya ibn Khalaf n'abandi bameze nkawe. Umayya ibn Khalaf muramwibuka, niwe wari sebuja wa Bilal ibn Rabah, ni nawe wamukoreraga ririya yicaruzo. Ariko ukora ibikorwa byiza azawurindwa, azarindwa umuriro. Wa wundi utanga umutungo we kugira ngo yiyeze kandi ntashishikazwe no kwiturwa n'uwo yagiriye neza, ahubwo akabikora agamije gushaka kwishimirwa na Nyagasani we. Ukuri nako byari bikwiriye kuranga ibadallah. Buri Muislamu wese yarakwiriye gukora neza, agakora neza atagambiriye kuyiturwa, agakora neza agambiriye kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala, no kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala azamwinjize mu ijuru urye. Allah subhanahu wa ta'ala akomeza agira ati kandi rwose azishima ubwo azinjira mu ijuru. Uvugwa ahangaha muri iyi aya ni Abu Bakr as-Siddiq, Imana imwishimire, kandi nabo Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ubwigenge, ndetse n'abandi basangiye indoro n'Imana bose muri rusange Allah subhanahu wa ta'ala bishimire. Wa udhiba Ammar ibn Yasir, umuryango nanone wa Ammar ibn Yasir wakorewe itotezwa rikomeye kugeza ubwo byaje kuviramo Ammar ibn Yasir guhakana ku rurimi ariko ku mutima akiri umuyisilamu. Ntago bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala imitima y'abantu yihangana kimwe. Hari abantu Allah subhanahu wa ta'ala yahaye kwihangana mu rwego rwo hejuru, abandi abaha kwihangana uyu munsi yaho. Ammar ibn Yasir we na nyina na se, Imana ibishimire bose, nabo baratotejwe, bakaba bari baragiranye igihango na bene Makhzum. Icyo gihe bene Makhzum barangajwe imbere na Abu Jahli, bajyaga babajyana ahitwa Al-Abtah mu gihe umucanga wabaga ushyushye cyane, bakabagirira nabi ndetse bakanabatwikisha uwo mucanga. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ko nta mbaraga icyo gihe yari ifite, ntacyo yagombaga gukora, nta n'icyo yagombaga kubakora uretse kuzamura ibiganza ikasaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ko yaborohereza, ibanyuragaho ikababwira iti ahangaha yari Ammar na se na nyina, timwihangane yemwe bene Yasir, isezerano ryanyu n'ijuru, Imana babarira bene Yasir. Amma Yasir walid Ammar, Yasir akaba na se wa Ammar, akaba umubyeyi wa Ammar ibn Amir, yari Yasir mwene Amir ibn Malik al-Ansi al-Madhaji. We yaje gupfa kubera iyicarubozo yakorewe, we ntabwo yaje kurokoka iryo yicarubozo. Naho nyina wa Ammar ariwe Sumayya binti Khayyat radiyallahu anha, wari warakuwe mu bucakara na Abi Hudhayfa al-Makhzumi, yari umukecuru rukukuri. Ibyo byose babikoraga babimukorera umukecuru rukukuri utagifite imbaraga. Abu Jahli yamuteye icumu mu bwambure bwe arapfa. Akaba ari nawe wa mbere mu Islamu wahowe ukwemera kwe. Uyu Sumayya niwe wa mbere muri Islam wahowe ukwemera kwe.
سمية بنت خياط والدة عمار ومبدي وعمار وأما عمار فثقل عليه العذاب نهو عمار ويكمج كل مرير ونيري توتزوا kubera ko abangikanya mana harugo rimwe bamwambikaga ingabo ikoze mu cyuma kugiye kizuba ryinshi ingabo zikoze mu cyuma ingabo twe tuzi mu kinyarwanda ni ingabo bafata bikinga imyambi n'amacumu ariko mu barabu bagiraga ingabo bambara nk'amajire zabaga rimwe na rimwe zikozwe mu cyuma ibaze kuri iryo zuba bakakwambika ingabo ikoze mu cyuma izuba rikayicanira ikagutwika ibyo nkaho bidahagije harugo bamushyiraga nibuye mu gatuza ryakumuriro naryo kandi riremereye cyangwa se ubundi bakamudubika mu mazi kugeza ubwo yaje kuvuga ku rurimi ibyo bo bashaka ariko umutima we wuzuye ukwemera maze Allah subhanahu wa ta'ala amanura umurongo wa Qur'ani uboneka muri suratul Nahl umurongo w'106 turagira ati man kafara billahi min ba'di imanihi إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى رفقتي أولويسها كان الله سبحانه وتعالى نما يكو يمرا إبي هانو بكمي بيرا متجرجين إبي بيري الله سبحانه وتعالى عليك فقب مرتد abantu bava mu Islam nyuma yuko babaye abemera ibihano bikomeye Allah subhanahu wa ta'ala bya Allah subhanahu wa ta'ala birabategereze uretse wa wundi uzabihatirwa wa wundi uzahatirwa guhakana agahakana ku rurimi ariko umutima we wuje ukwemera uwo nta cyaha abakoze no kuvuga ngo gukorerwa icwa rubuzo kubera gutinya kuba wapfa ukaba wavuga ibyo abantu bari kugutegeka kuvuga kugira ngo rene nimba warokora nafsi yawe nkuko byabaye kuri Ammar ariko abugurira ibituza byabo abahakanyi ubuhakanyi abuburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala buri kuri bo kandi bazahanishwa ibihano bihambaye suratu an-Nahl وعذب في الله مصعب بن عمير nawe numwe mu batotejwe kubera Allah subhanahu wa ta'ala no kubera kwemera kwe yari mu bantu babayeho neza kurusha abandi uyu Mus'ab yari mu basore bari babayeho neza imaka kurusha abandi bose ubwo yabaga umwislamu nyina mwimi byo kurya nibyo kunywa amwirukana no mu nzu kugeza ubwo umubiri we wiyuburuye nkuko inzoka yiyuburura kubera kubaho nabi n'ubuzima bubi wa'udhiba Suhaib ibn Sinani al-Rumi nawe yaratotejwe kugeza ubwo atubwenge ntiyamenya ibyo avuga wa'udhiba Uthman ibn Affan umusahaba w'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ukomeye nawe yaratotejwe se wabo yajyaga muzingira mu kirago kiboshye mu mababi y'itende hanyuma agacana munsi ye umwotsi ukamuzamukiramo وأوذي أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله سنبجو قساء أبو بكر الصديق نطلحة ابن عبيد الله نوغوهم ببارة فشوي وزيري كيشكو مغوزري ننوفل ابن خويلد العدوي بنفقوكو أي وبي بكري أري عثمان ابن عبيد الله ومفان دمي وطلحة كجيرانغو أبابوزي كجي قساري نوغو كوريكيرا amategeko y'idini cyangwa se gukurikiza amategeko y'idini ariko bakanga kumwumvira nibaraterwe ubwoba nawe birangira abarikuye barasari biswe inshuti magara al-qarinain kubera ko bombi baziritswe umugozi umwe wakana Abu Jahl idha sami'a bi rajulin qad aslama wa lahu sharafun wa man'a Abu Jahl iyo yumvaga umuntu w'umunyacyubahiro wabaye mu Islamu yaramunyegaga kamutesha agaciro akanamutera ubwoba ko azagira igihombo gikomeye mu mutungo we ndetse akanatakaza icyubahiro cye nahiyo yabaga ari umuntu uciriritse yaramukubitaga cyangwa se akamushuka ariko ikiriho nuko nta muntu numwe bamenyaga ko yabaye mu Islamu usibye ko bamutotezaga ndetse bakanamugirira nabi ibadallah ubugizi bwa nabi nitotezwa twabonye ryakorerwaga abantu b'abanyantege nke nka rubanda rugufi b'abayisilamu naho baga umuyisilamu ukomeye wubahitse baramugambaniraga kandi ibyo nta bandi babikora gusibye nk'abakuru b'amoko hamwe no kwitwararika bikomeye walalla fi hadhihi kifaya wallahu ta'ala alam tukurikire ahangaha tuzakomeza biidhnillah ku munsi inshallah tuzakomeza isomo ryacu biidhnillah